Nyuma yuko hakomeje gucicikana ubutumwa bw'abayobozi basaba imbabazi nyuma yo kwitabira iyimikwa ry'umutware w'abakono ku ikubitiro umuhungu wa Bishop John Rucyahana Andrew Rucyahana Muhwe wari Vice Mayor w'akarere ka Musanze ushinzwe ubukungu yeguye nubwo benshi bemeza ko yegujwe. Mu ibaruwa uyu muyobozi yandikiye inama njyanama y'akarere ka Musanze yavuze ko kuba yaragaragaye muri uyu muhango wo kwimika umutware w'abakono abyicuza kandi akaba abifata nk'ikosa rikomeye kuko bisubiza inyuma intambwe y'ubumwe n'ubwiyunge abanyarwanda bamaze gutera. Ati ndicuza kwa tariki 9 Nyakanga naritabiriye umuhango wabereye mu murenge wa Kinigi ugamije gucamo abanyarwanda ibice hashingiwe ku moko. Muri uyu muhango rero nari umushyitsi mukuru, ni igikorwa gisubiza inyuma ibyagezweho mu kubaka ubumwe bw'abaturage. Ntabwo byari bikwiriye ko nyobora igikorwa nk'iki nk'umushyitsi mukuru. Uyu Andrew Rucyahana kandi muri uyu muhango wo kwimika umutware w'abakono yari kumwe na se umubyara Bishop John Rucyahana, gitifu w'akarere ka Musanze Kanayoge Alexis, Vice President wa Sena y'u Rwanda ndetse n'abandi bayobozi barimo n'abasirikare bakuru ubu bafunzwe. Mu nama nyungurana bitekerezo yahuje abanyamuryango ba FPR Inkotanyi ku cyumweru tariki 23 Nyakanga 2023 y'abakazoza Justin umutware w'abakono wimitswe Vice President wa Sena Nyirasafari Esperance, Vice Mayor Andrew Muhwe Rucyahana ndetse na se Bishop Rucyahana bose basabye imbabazi umuryango wa FPR Inkotanyi, chairman wayo Perezida Kagame ndetse n'abanyarwanda muri rusange ku bw'iki gikorwa gisubiza inyuma ubumwe bw'abanyarwanda bitabiriye. Bishop John Rucyahana kandi yavuze ko nawe yitabiriye iki gikorwa ariko iyo usuzumye habayemo umurengwe watumye abantu bakora kiriya gikorwa. Ati hari umurengwe mu myumvire no mu myitwarire. Dusabye imbabazi Perezida wa Repubulika ariko natwe dusabane imbabazi kandi turebe ngo ntabwo ari izi z'abakono gusa, hari byinshi bigomba gusabirwa imbabazi. Dusuzume tureke kureba abakono gusa. Rucyahana yavuze ko kandi ubwo yari yitabiriye iki gikorwa yagize umwanya wo kuvuga, abwira abari bitabiriye ko bakwiriye kubaka u Rwanda. Ati nabonye umugisha wo kugira ngo mbivuge, mbwira abari bahari n'abanumiye n'inshingano umutware w'abakono n'abakono bafite mu kubaka u Rwanda. Nyuma y'uko kandi umuryango wa FPR Inkotanyi ushyize hanze itangazo ryamagana iyi yimikwa, rubanda nibwo batangiye kumenya ko imibare yajemo ibihekane, ibintu byashimangiwe n'imbabazi zasabwe ku ikubitiro na Gatabazi Jean Marie Vianney wagaragaje ko yitabiriye uyu muhango ndetse anacinya akadiho. Kugeza ubu kandi Perezida Kagame nta kintu aravuga ku bijyanye n'izi mbabazi ziri gusabwa, ari naho benshi bakomeje guhera bavuga ko igisubizo gishobora kuba nk'icyahawe Bamporiki Edouard umwaka ushize ubwo yemeraga ko yakiriye indonke. Ubwo yasabaga kandi imbabazi, Perezida Kagame yamusubije ko umuntu wese yakora icyaha ariko no kukirinda bishoboka, ariko ko no guhanwa bifasha. Ugendeye kandi ku gisubizo cyahawe Bamporiki ukagihuza n'umurengwe ndetse no gushishoza guke byavuzwe n'abasaba imbabazi ndetse ukabihuza no kwigura kwa Andrew Rucyahana, nta gushidikanya ko bamwe mu bayobozi bitabiriye uyu muhango ukuguru kumwe kuri mu biro ukundi kuri hanze. Muri iyi nama kandi nyungurana bitekerezo mu batanze ikiganiro harimo umujyanama wa Perezida wa Repubulika mu by'umutekano General James Kabarebe, yavuze ko kugira ngo iki gikorwa cy'abakono kimenyekane ari uko hari amakuru ubuyobozi bwa RDF bwamenye ko hari abasirikare 3 bakitabiriye. Yavuze ko kandi hakurikiranywe ibyo bari bagiyemo, nyuma barafatwa barafungwa. General Kabarebe kandi yavuze ko iyo buri wese amaze kumenya abe aramutse ashaka kugira uwo yikiza ari bo yakoresha agasenya igihugu, bityo ko ikintu cyose kibi cyangwa se gifite imico mibi ari ukukirandura kigitangira. Ati ntabwo ari imikino, ahangaha turavuga amaraso y'abanyarwanda arayamenetse, arayazameneka ejo. Tugomba kuva hano turiseriye, dufite icyo dukuye hano mu mitwe yacu. Ni ikihe dukemuye? Ese ni ikibazo
ni ikibazo kidukemuye cyashoboraga kuzica abanyarwanda. Nicyo tugomba gukora, ntabwo ari ibintu byo gukinisha n'amaraso y'abanyarwanda. Akomeza avuga ko kandi icyafashe u Rwanda ari ikintu kimwe kandi cyoroshye. Ati ni ubumwe bwacu nicyo kizaduteza imbere. Uyu mutware w'abakono yahise kandi akurwaho, ndetse umuhango wo kwimika umutware w'abakono wabaye tariki 9 Nyakanga ubera mu karere ka Musanze, Intara y'Amajyaruguru, itabiriwe n'abayobozi mu nzego zitandukanye, abikorera ndetse n'abo mu nzego z'umutekano n'abandi.